Tuguhaye ikaze mu gikoni iwacu, tuguhaye ikaze muri Gerard Kitchen. Njyewe ni Jeanette Kayisingi, wakoze gukora subscribe, wakoze kubana natwe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Mu biganiro byo guteka tugenda tukuhereza bigiye bitandukanye, bikwereka uburyo ushobora kurya neza wibereye mu rugo, ushobora kwereka uburyo ushobora kurya utuntu twiza turyoshye kandi dutandukanye turi special. Uyu munsi rero tugiye gutegura umuceri. Abantu benshi muzi ko umuceri iyo wawuhinduye uteka ipirawu cyangwa se ugakaranganya ukumva ari ibyo. Gusa tugiye kwereka icyo bita vegetable rice. Vegetable rice turaza kwifashisha hano dufite umuceri watetse ku ruhande, umuceri usanzwe wafata Thailand, wafata Pakistan, wafata Tanzania, ukateka ku ruhande ugashya. Hano dufite karoti, hano dufite amashaza, hano dufite poivro, hano dufite black pepper, tukagira magi, tukagira tungurusumu, tukagira igitunguru ndetse na curry powder cyangwa se ushobora gukoresha simbabiri mu mabutike hose bihari. Icyo kintu ubonamo hano. Ubu rero tugiye gutangira kukwereka uburyo ushobora kuvanga bino bintu byose bigatanga wa muceri witwa vegetable rice kuko nabyo mubikubwira. Ni karibu rero mu gikoni kugira ngo twereke uburyo umuceri ushobora gukora. Uko mubibona rero ubu tugiye gutangira guteka vegetable rice yacu. Tugashyiraho amavuta. Nibutsa ko umuceri wo uba wabanje kuwuteka ku ruhande, ukawuteka mu mazi asanzwe.
Zongeramo black pepper. Curry powder. Mtako curry powder ni simba mbili kuna kitaweka. Ndio bora wana kuongeza kitu kisha mlo wa mshindi wanje kwa kuhani kwa pesa. Ndetse rero ko kuri subscribe mbakore share kuri bagenzi bawe shyira muri comment hasi icyo uvuze ko twaza gutegura ubutaha hanyuma dukomeze twibanire muri Jana Kitchen wakoze kubana nanjye rero na Jeanette Isenge bye.